nabyita nko gukomereka cyangwa se kugira icyuho cyangwa se kugira ishavu mu marangamutima ryo kubura umuntu wakundaga, ndetse abahanga babigereranya nko gupfusha, kubera ko ububuze umuntu wakundaga kandi uba utekereza ko utazongera kumubona, uba utekereza ko mutazongera kugirana ibihe nk'ibyo mwagiranaga, ndetse yewe binagaragara ko umuntu aca mu bihe bikomeye byo kuborogera cyangwa se kubabarira, kurira cyangwa se kubabara kubera kubura umuntu nyine yakundaga, harimo nk'ibisanzwe nk'iby'umuntu uba wapfushije. Iki kintu sinzi niba mwari mukizi ariko mukimenye. Turakunda rimwe na rimwe bikanga, ubundi bigakunda. Hari n'impamvu nyine buriya iyo kunze bikanga, hari impamvu bitera, hari impamvu bibyihisha inyuma. Nkeka ko akenshi nubwo bitubabaza, hari igihe aba ari impamvu nziza, ukaba wajya mu rukundo rukanga ntirukomeze. Nkeka ko iyo ari umuntu wawe bishobora gupfa bikazongera bigakunda, ariko iyo atari umuntu uzaba wawe birapfa bikarangira, mukibagirana, ubuzima bugakomeza ku ruhande rwa buri wese. Iki ni igihombo nk'uko nabivugaga. Iki ni igihombo gisiga icyuho mu mutima, gisiga icyuho mu marangamutima y'umuntu, cyane cyane uwanzwe cyangwa se uri gusabwa ko iki kintu cyabaho cyo gutandukana. Buriya mu bakundana hari umwe uvuga uti reka turekeraho, reka dutandukane, reka ndabona byanze. Ubundi break up cyangwa se divorce, ubundi ni gute byangiza imitekerereze ya muntu, ni gute byangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu. Hello, hi Rwanda, hi people, hi my people, hi our fans, hi everyone. Mumeze mute? Ese muraho? Murakomeye? Nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life hano kuri Muhire PsychActor, chano yanyu cyane imwe rukumbi ibaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ibaganiriza byinshi byabafasha kubaka ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Kubera ko nanjye buriya nubwo mvuga bino hari igihe nsubira inyuma nkabikurikirana neza, nanjye nkiga, nanjye nkunguka byinshi byamfasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. So guys, ndizera ko mukomeye, ntago biba byoroshye. Niyo mvugo muri no minsi mparaye, ni nako bimeze, ntago byoroshye muri no minsi. Ubuzima ntago bworoshye, ubuzima bwo gushaka amafaranga, ubuzima bwo gukemura ibibazo bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubuzima bw'uburwayi, byose biragoye, ntago byoroshye. Ariko nanone ibi ngibi tubigarukaho kugira ngo dukomere, tugire imbaraga zadufasha kubaka ubuzima. Mumaze kumenyera ndi Muhire psychologist, turabana cyane mu biganiro bigaruka ku mitekerereze ya muntu, bigaruka ku buzima bwo mu mutwe muri rusange ndetse n'imibanire. Ndizera ko ibiganiro byacu mumaze kubikunda, ndizera ko kandi mwanakoze subscribe. Abatarayikora guys, bugerageze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana, tuvuga ibintu by'ingenzi byubaka, tugerageza gusoma, tugerageza gucukumbura kugira ngo tubahe amakuru y'ingenzi cyane yadufasha kwita ku buzima bwacu ubwo mu mutwe. So narabyiyemeje kandi ndahari ku bwanyu, ndizera ko namwe muhari ku bwanjye, ndizera ko muzajya mubinyereka muri comment, like, munasangiza abandi kugira ngo ibintu birusheho kugira birusheho kugenda neza cyane. So nk'ibisanzwe guys, ndagarutse mu kiganiro cyacu aho tugaruka ku ngingo zigera muri 5 tugenda turebera hamwe zadufasha kwita ku mitekerereze yacu, zadufasha kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, zadufasha kumera neza, zadufasha kugira umutima ukomeye, zadufasha kugira uburyo buhoraho cyangwa se burambye bwo kubana cyangwa se bwo gukemura ibibazo duhura nabyo mu buzima. Ni muri ya gahunda yacu y'utuntu tugera kuri 5, ni igice cy'ikiganiro tubagezaho hano kuri Muhire PsychActor, mu kiganiro Psychology for Better Life. Tukaza tukaganira ku tuntu tugera kuri 5 twihuta cyane, twagufasha gukomeza kumenya byinshi byatuma dukomeza kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. So ndizera ko ni ibintu mumaze gukunda cyane. Uno munsi rero mbazaniye iki? Uno munsi tugiye kuganira kuki? Uno munsi mu ngingo zacu zigera muri 5 nza nkababwira mugakomeza kwita ku buzima bwanyu bwo mu mutwe. Hari ikintu kiriho muri no minsi
aya turakunda rimwe na rimwe bikanga ubundi bigakunda. Hari n'impamvu nyine buriya iyo kunze bikanga hari impamvu bitera, hari impamvu bibyihisha inyuma. Nkeka ko akenshi nubwo bitubabaza hari igihe aba ari impamvu nziza, ukaba wajya mu rukundo rukanga ntirukomeze. Nkeka ko iyo ari umuntu wawe bishobora gupfa bikazongera bigakunda, ariko iyo atari umuntu uzaba wawe birapfa bikarangira mukibagirana, ubuzima bugakomeza ku ruhande rwa buri wese. So ino ngingo ni ingingo itumye benshi kuri iki gihe muri ino minsi bazinuka urukundo. Gukunda bikanga, gukunda bakangwa, gukunda ntibakundwe, byatumye benshi bazinuka urukundo, byatumye benshi bakeka ko urukundo rushobora kuba ari scam, wa mugani nkuko abantu benshi bajya babivuga, ariko buriya hari impamvu ibyo ngibyo nyine biba. So guys, no munsi rero ndagira ngo tuganire ubundi break up cyangwa se divorce, ubundi ni gute byangiza imitekerereze ya muntu, ni gute byangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu. Ese byaba bifite uburyo ibibazo bindi biteza, cyangwa se ese byaba bivurwa ese umuntu wabuze wakunda batandukanye, break up cyangwa se divorce, hari uburyo yafashwa, hari uburyo yasubizwa mu buzima busanzwe akamera neza nkuko byari bisanzwe. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe mu bintu bigera kuri 5 uri buze gusobanukirwa kuri psychological effect of break up cyangwa se divorce, ingaruka zishingiye ku mitekerereze ya muntu n'imyitwarire zishobora kubaho ku muntu wabuze wakunda binyuze muri ubu buryo bwo gutandukana kw'abantu bari basanzwe bakundana. So guys, igira hino tuganire, igira hino twungurana ibitekerezo, igira hino dusangirana ano makuru, hanyuma turusheho kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe akantu kambere ukwiye kuzirikana kuri izi ngaruka zo gutandukana n'umuntu mwarimu usanzwe mukundana, mwaba mwarabanye mwaba mutarabana. Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana kuri no ngingo y'ingaruka zo gutandukana n'uwo wakundaga, mwaba mwarabanye cyangwa se mutarabana. Iyo mutarabana tuyita break up, iyo mwamaze kubana tuyita divorce. Aha handi hazamo no gutandukana mu buryo bwemewe n'amategeko kuko muba mwarasezeranye. Iyo mutasezeranye mukora break up nyine birumvikana, ariko iyo mwamaze kubana mukora divorce. Ibi rero ni igihombo, ni ukubura uwo wakundaga. Hari ingaruka bishobora kugira ku mitekerereze ya muntu. Ikintu cya mbere ni emotional grief and loss. Iki ni igihombo nkuko nabivugaga. Iki ni igihombo gisiga icyuho mu mutima, gisiga icyuho mu marangamutima y'umuntu, cyane cyane uwanzwe cyangwa se uri gusabwa ko iki kintu cyabaho cyo gutandukana. Buriya mu bakundana hari umwe uvuga uti reka turekeraho, reka dutandukane, reka ndabona byanze. Akenshi haba hari impamvu, ibyo ngibyo nyine shobora kuba ari impamvu muhuriyeho ariko mutaziranyeho, shobora no kuba ari impamvu y'umwe ku giti cye, ariko akenshi biragaruka nyine iyo bisesenguwe bigasanga ari impamvu ikora ku ruhande rwa buri wese. Ibi bintu rero bishobora kugira ino ngaruka, nabyita nko gukomereka cyangwa se kugira icyuho cyangwa se kugira ishavu mu marangamutima ryo kubura umuntu wakundaga, ndetse abahanga babigereranya nko gupfusha, kubera ko ububuze umuntu wakundaga kandi uba utekereza ko utazongera kumubona, uba utekereza ko mutazongera kugirana ibihe nk'ibyo mwagiranaga, ndetse yewe binagaragara ko umuntu aca mu bihe bikomeye byo kuborogera cyangwa se kubabarira, kurira cyangwa se kubabara kubera kubura umuntu nyine yakundaga, harimo nk'ibisanzwe nk'iby'umuntu uba wapfushije. Iki kintu sinzi niba mwari mukizi ariko mukimenye, burya kubura umuntu wakundaga bijya kumera nko gupfusha, bijya kumera nko gupfusha umuntu wakundaga w'ingenzi kuri wowe. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe mu ntangiriro umuntu atabyakira, agahakana ko uku gutandukana kutabaho, kutabayeho cyangwa se kutanashobora kubaho, nyamara byarangiye.
so ahazamo rero n'umujinya anga. Inyuma y'icyo cyiciro cyo kutabyakira kubihakana, umuntu agira umujinya uvuga ati ngewe ubundi wa mugani ibintu nabijyagamo kubera iki, akababara akagira umujinya nyine akagira anga issue. Umujinya ukazana n'agahinda sadness, kubabara, ndetse yewe igihe kiragira akanabyakira, ukakira ko uwo muntu wamubuze. Bibaho, ukakira ko mutagikundana, mutakiri kumwe, mutakibana, mwaba mwarasezeranye cyangwa se mutarasezeranye. So ibi ni ibintu rero bibaho. Ni ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana kuri ino ngingo. Ikintu cya kabiri nicyo bita increased anxiety and stress. Buriya rero kubura umuntu wakundaga agusabye ko mutandukana, yewe buriya n'uri usabye ko mutandukana arababara, agira agahinda, agira ubwoba, aribaza se uyu mubano ko muvuyemo bizagenda gute, hazakurikiraho iki. So iki kintu cya kabiri rero kiraba cyane, kugira agahinda, kugira ubwoba, kwibaza ngo bizagenda gute, kwibaza ngo ese ntago nari ikibazo, ese ubundi nzongera mbona umuntu nk'uyu nguyu, gutekereza cyane, overthinking, kwibaza ibintu byinshi, kwibaza ibibazo byinshi, kwishinza amakosa. Ibi ni ibintu bishobora cyane kuba igihe wabuze umuntu wakundaga, kandi ibi byose nyine bibangamira imimerere. Yewe binagera ahantu umuntu atangira gutinya kujya mu yindi mibano, kibaza ngo ese ubundi aba bantu nabo kwizerwa ko nkunda bikanga. Hari igihe umuntu agira ibyago byo gukunda abantu benshi byanga, igihe kikagera akajya atinya yibaza ngo ese ubundi ubu ninjye ufite ikibazo, n'abantu batizewe, ese wabireka. Ugasanga ibintu bigize ute, biri kumucaga cyane. Iki kintu rero ni ikintu cya kabiri gishoboka cyane nk'ingaruka zo gutandukana n'umuntu wakundaga, mwaba mwarabanye cyangwa se mutarabana. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi ni low self esteem and self worth. Iki kintu cyo kubura kwitakariza agaciro, self esteem and self worth, ni ikintu kibaho cyane. Umuntu ageraho akibaza, ubundi sinjye munyamafuti, ubundi sinjye wabiteye, sinjye watumye uno mubano wanga. Ugasanga rero bishobora kugira ingaruka cyane zikomeye ku muntu wari uri muri uru rukundo. Rimwe na rimwe umuntu akibaza, ese niki nakoze nabi, ko kanaka nyanze, ko kanaka mbwiye ngo turekere mu uru rukundo cyangwa se duhagarika uno mubano, naba narakoze ayahe makosa, byaba byaragenze gute. Ikintu cyo kwicira urubanza rero kiraba cyane. Iki kintu rero nacyo ni ikintu kiba kubera kubura umuntu wakundaga. Hanyuma ikintu cya kane cy'ingenzi gikunze kugaragara nk'ingaruka yo gutandukana n'umuntu mwakundanaga, mwaba mwarabanaga cyangwa se mutarabana, ni loneliness and social withdrawal. Ikintu cyo kwigunga no kwivana mu bandi ni ikintu cyita kiza ako kanya, kubera kuba wagize agahinda birumvikana, uba uri kwishinza amakosa, uba wumva uri wenyine, uba wumva nta muntu usigaranye, uba wumva nta muntu muzongera kuganira. Bikaba byatuma rero habaho kwiheza, habaho kwikura mu bandi bantu, habaho kumva ko nta wundi muntu uzongera kubona umeze nk'uwo mwakundanaga, bitewe n'ibyo mwakoranaga, bitewe n'uburyo mwafashanyaga, mwaganiraga, mwashyigikiranaga. Igihe kikagera uwo mubano ugacika, ibyo bintu byabahuzaga biba ari byiza. Ubundi abantu bakundana bahuzwa n'ibintu byiza no kwakira ibibi baziranyeho. Iyo rero umubano uhagaze, kwizera bya bintu byiza bakoraga biragorana. Ni nayo mpamvu ko umuntu akunda cyane byanga, icyanga cy'urukundo kigenda kigabanuka, kubera ko ruba rupfuye cyangwa se ruhagaze, kandi wari witeze ko, wari wizeye ko ibyo mwakoreranaga ari ibintu biri positive. Hanyuma igihe kikagera bikanga, ntago rero uba ukizerera muri positivity. Uba uzi ko iteka niyo wakora ibintu byiza gute,
bishoboka ko umubano wanga, bishoboka ko bya bintu byiza ukora bicika amazi. Iki ni nacyo kintu gikunda kuba ku bantu benshi bakundanye, ugasanga gusubira mu rukundo biri kubagora bitewe n'iki, nuko gutakaza icyanga cy'uburyohe bw'urukundo. Ubundi urukundo ruraryoha guys, ariko iyo uhemukiwe, ukangwa, ugahakanirwa urukundo, ugakorerwa amakosa mu rukundo, cya cyanga kigenda kigabanuka, ugasanga uri kugenda uzinuka urukundo. So iki kintu cyo kwiheza rero no kwikora mu bandi kiraba cyane. Hanyuma ikintu cya gatanu ngiye gusorezaho guys, kibaho ni difficulty moving on and the fear of future relationship. Nk'ingaruka ya nyuma, gukomeza urukundo, kwinjira mu rukundo rushya, muri relationship nshya, biragora ndetse umuntu akagira ubwoba bwa relationship azajyamo ubutaha, kibaza nimba iyi ngiyi ntako ntagize, iyi ngiyi ikurikiyeho bizagenda gute. So tuzanabagezaho ibindi biganiro by'ikintu wakora, kuko biba bikomeye cyane, biba bikomeye kwibaza ngo nimba ntako ntagize muri relationship ya mbere, indi ikurikiyeho bizakunda. Ubwoba rero bw'ejo hazaza mu rukundo buba bwinshi cyane ku bantu batandukanye, cyangwa se ku bantu bakoze divorce cyangwa se break up, ugasanga kongera kwiyubaka, kongera kwiremamo icyizere, kongera kumva ko ibintu bizashoboka, ugasanga biri kugorana cyane. Ugasanga umuntu ntabwo yumva ko urukundo ruzongera kubaho. Nanasoza mbabwira ko guys, birashoboka ko urukundo rwakongera rukabaho, birashoboka ko wanakunda ugakundwa birenze urukundo wanyuzemo mbere. Akenshi buri muntu aba afite umuntu bahuza. Buriya nimba twese twemera Imana, tukemera ibyo Bibiliya ivuga, tukemera filozofi ya Bibiliya, kuba umuntu, kuba ikigabo cyararemewe ikigore, cyangwa se hari umuntu waremewe undi muntu kugira ngo babane buzuzanye, bivuze ngo iyo system iracyariho. Iyo system yo kugira umuntu muzahuza ibigihari, gusa bigoye kumumenya. Urabona mu bantu mukorana, mu bantu mwigana, mu bantu muhura, kumenya umuntu fitingana nawe, kumenya umuntu muhuza ni urugendo ruzamo rero uko kubabara, gutandukana na bamwe, kwangwa, gukunda ntukundwe, byose biraba muri iyo match yo gutoranya umuntu mufitingana. So ikiza rero nubona break up cyangwa se habaye iyo divorce, mbere yuko divorce iba hashobora kuba break up. Ariko break up mushobora kuyikatira mukayibererekera, mukavuga ngo reka duhanyanyaze, tuzabana bikunde. Mwamara kubana byemewe n'amategeko bikageraho bikanga, niyo mpamvu divorce nazo zibaho. Break up itarabaye ariko hakazabaho divorce. So ibyo byose utarabona umuntu wawe, utarabona umuntu muhuza, ariko ngewe nemera ntashidikanya ko buri muntu aba afite umuntu bazahuza. Ari nayo mpamvu nta kwiheba, nta kuzinuka urukundo, ibintu byose biba bigishoboka. So guys, ikiganiro cyacu reka ngisoreza aha ngaha. Ni ikiganiro tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye 5 zagufasha kumva nanone ingingo tugenda tugarukaho nyine mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse n'imyitwarire. So guys, ndabakunda cyane, nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Hanyuma niba utaranayikora usiga uyikoze, unadusangiza abandi kugira ngo ibintu byacu bikomeze byaguke, amakuru yacu tubagezaho agere no ku bandi benshi. Umuryango mugari wa Muhire PsychActor, abakunda ubumenyi bujyanye n'imitekerereze bakomeze babubone, kandi bakomeze bamere neza, dukomeze tugira ubuzima bwiza. Nanabibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze. Waye ukeneye kugira uwo muvugana, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Adresse zo tuba twazisize hano munsi, ntago wazibura. Hanyuma tukagufasha kuguhuza n'umu therapist bitewe n'ikibazo ufite. Mbibutsa ko abaganga bavura ibijyanye n'imitekerereze ntago bareba ku burwayi gusa, ahubwo n'ubujyanama mu mibanire, mu guhitamo umwuga, mu kubana n'abandi. Ibintu byose bikeneyemo ubwunganizi barabikora, kandi ubuzima bukarushaho kugira kumera neza cyane. So guys, nge nari Muhire psychologist. Reka tubanane mu bindi biganiro. Ikiganiro cyo ni Psychology for Better Life. Ciao.